turi mu kiganiro isi ubusizi. Ubusizi ntibuhezwa buhunza amahundo, buhuza amahanga, buhanga imihanda, busenya ibihanda. Ubusizi ntibuhezwa buheza amatiku, butera mu mitima urukundo rw'ikibatsi rukeza umutuzo. Ubusizi ntibuhezwa burya burahanura, bufite ikinyabupfura iyo bwarezwe neza ntiwabona icyo busa, busigiye u Rwanda. Abashesha akanguhe mwifuje gusigira u Rwanda impanuro, ng'inzira nzime ziri umwijima watambutsamo ubutumwa bugakwira isi yose, ntibuzigere buzima, nguyu umurage wasigira abato. Rubyiruko urifuza kuba umuhanuzi, umuhanzi, umuhanga, umuhimbyi, umusizi karhabutaka, ng'isi waturamo inzozi zawe zigahinduka impamvu yo kurengera no kuvuganira abatagira kivurira, muri imfura cyane. Abasore babuze inzira nta nzita n'igihari, nk'ukubwira urukundo rw'amukunze ruzira imikori. Abakesha bakeye ku mitima bashaka gutura Ruganzu icyo gisigo nta mupaka, inzira ni nyabagendwa, ng'isi waturamo ugatuzamo uwawe. Nge rero ndindamiza ingamba, umusore w'ibigango ndisibo ku rugamba ngambureze rwari mwene ngabestonganire kagitwari, nkaba iruta byose Michel umuhungu washize amanga. Niba rero ubishimye urifuza kubisangiza abandi, kandi nimba wumva ugize amatsiko yo kuzamenya ibizakurikiraho, ngaho kanda subscribe. Rero ng'isi waturamo tuzamo wawe, mubanguke duturane mw'isi y'ubusizi. Ati rero mubanguke duturane mw'isi y'ubusizi. Ntabwo nongera kwirwa kuko maze kwivuga, ahubwo reka mbaye ikaze mu kiganiro isi y'ubusizi mukurikirano kuri YouTube channel yanjye, nitwa Iruta byose Michel, kandi nkaba mbifuriza kugubwa neza. Wowe rero utarakanda subscribe nakubwira ngo ubikore, usangize abandi ubu butumwa, kandi dufatanye guteza imbere ubusizi nyarwanda by'umwihariko. Muri guha agaciro rero umuco wacu harimo no guteza imbere ubusizi, dore ko buri ubusizi bwo busobetse amateka y'igihugu cyacu, kandi buriya ngo ubusizi nibwo bwari inkingi ya mwamba, nibwo bwunganiraga ibindi bigega by'amateka byahozeho mu gihugu cyacu, dore ko buri ubusizi habonekamo amateka, habonekamo ibirango by'umuco. Kugira ngo ubusizi rero buvuke, ubundi imbere habagaho abo bitaga benge, bagahimba imivugo yitwa ibinyeto. Bahimbaga umuvugo uvuga ku mwami, ariko ku mateka y'umwami gusa. Ni nko gusingiza umwami ukwe, ukamusingiza, ukamutaka, ukavuga ibyo yakoze. Hanyuma Nyiraruganzu umusingakazi, kubwa Ruganzu Ndori ko Ndori yabayeho mu 510 kuzamura, niwe watangije ibisigo cyangwa twagiranya nk'imivugo isingiza abami, ariko ikabasingiza ihereye no ku nkomoko yabo, ihereye ku basekuruza babo. Nimba ari umwami arimo gusingiza, akamusingiza yego, ariko akabanza kazanamo n'ibyo se na sekuruza yakoze. Ibyo biba ibisigo. Tuzareba amateka yabyo cyane, kandi tuzacukumbura turebe n'abasizi bagiye babaho. Turebe rero ibyo twagereranya n'ibisigo by'ubu. Ese ibisigo by'ubu bitandukane n'ibisigo byo hambere? Ese ibisigo nyarwanda bitandukane n'ibisigo mvamahanga? Ese umuvugo, ikivugo, amazina y'inka, amayinga byivugo ndetse n'imitoma bihuriye hehe? Ese ibisingizo ni iki? Ibyo byose tuzagenda tubireba hano mu kiganiro isi y'ubusizi. Isi ndavuga isi y'ubusizi, turidagadura, tuzagukira corona, tuzasimbuka, bizasubira, turahana, Rwanda nta gihunga twanakitse biruta niba, ariko byadusabye umuhati, abanyamurava ngiri shuri ifata ikaramu dufata ikigwa muri COVID-19. Turivugira beride gira imbabazi, imbabura zabuza amakara, imbabare zabuza imbaraga. Turashimangira, tugashima, tugakosorana. Ntabwo ari igihe cyo gushwana, si igitekerezo gishyashya Afurika ikwiye gufata ingamba, ikagiterwa yiteguye. Nubwo nakimuhana kaza akadusanga dufite injiji kandi ntidusigana. Urifuza kuba umwe natwe, imiryango iruguruye, wirunguruka gusa, ahubwo koma gukora subscribe ni karibu. Rarika abandi, terwa ishema n'umuco wacu, usangiza abandi, usigasira ubusizi. Umuvugo musare, guhiga abandi ntibimugwira, biramukwiriye ahora aganje, kwashirwa ngo ntibimugora. Intore itoze be kuba intwari, nitwe ubutwemeza ubwo butwari. Niwe musare w'abanyarwanda. Reka mbabwire twe abanyarwanda, kuba duhuje dufite impamvu. Muti ni wa mugabo musare wafashe ya mbere akadusanga ati nimusumbane birasenya. Ati